ariko se umuntu aziyubaka ate arenganywa atotezwa abaho mu bwoba biragoye cyane kwiyubaka muri izo kondisiyo u Rwanda rwakuyeho igihano cy'urupfu kandi ni ikintu cyiza kuba barakuyeho icyo gihano ariko none ukibaza izi mpfu za hato na hato niba igihano cy'urupfu cyarakuweho kuko abantu bakomeza kwicwa mu buryo butumvikana abantu bari guca mu karengane kangana gutya ariko umuntu akibaza niba hari ugupfobya cyangwa guhakana jenoside byasumba kwambura ubuzima abayirokotse ukibaza niba tuzakomeza kuvuga abapfuye tudashobora no kuvugira abakiriho kandi hagira ubivugaho hagira uvuga uti ibi ntabwo ari byo bati ni umwanzi w'igihugu ntabwo akunda u Rwanda ukibaza noneho niba aba batoteza aba barenganya aribo barukunda ntabwo byumvikana kuko ntabwo wambwira ko ukunda ntabwo wambwira ko rero ukunda igihugu kandi igihugu burya ni abantu ndangiza iyi baruwa nongera gushimira Perezida wa Repubulika kuba barahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi kandi mvuga ko niba barashoboye guhagarika ibintu nka biriya ubwicanyi nka buriya bw'indengakamere izi mpfu za hato na hato ntabwo arizo zananirana kuko mu bubasha bwa Perezida wa Repubulika mu budahangarwa bwe iki ntabwo ari ikibazo iki ni ikibazo cyabonerwa umuti mu buryo butagoye kubera ko hari imiryango myinshi hari imiryango ibabaye. Mu biganiro tubagezaho kuri PAX TV ahubwo rimwe na rimwe dusubiza amaso inyuma tukareba hahise ni iki cyabayeho mu gihe runaka cyabayeho kuzihe mpamvu cyatanze umusaruro kimwiza cyangwa se cyateje izihe ngaruka mbi bitihise niba kitaranumviswe byaba byaratewe n'iki ese kiri muri tegereza ni muri heba cyangwa bakagikemuye basanze bibarenze ese aho gukemura ibibazo bimwe na bimwe ntibyaba bitera ibindi bibazo kandi mu buryo bikurushaho iyo twibaza ibibazo bisaba icyatubahitiramo bimwe mu byahise ngo tumenye niba byarasubijwe kandi niba byasubijwe biri kwera imbuto cyangwa se bikaba bitanasubijwe ese kudasubizwa ku bibazo bimwe na bimwe bireba ubuzima bw'igihugu haba habuze iki bizasubizwa ryari mu kiganiro cya none uyu munsi turibaza tuti Impuruza ya Diane Shima Rwigara ese yaba yarumviswe ni Impuruza yatanze mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa karindwi ariko n'amaginga ya ijwi ryayo rikaba rikirangira mbere yo kubagezaho ikiganiro kirambuye nyirizina mu ijwi rye no mu mashusho ye Diane Rwigara asobanurira abanyarwanda ibyo Impuruza tubanze twibukiranye uko bimwe mu bitangazamakuru byayigarutse icyo gihe dusubire inyuma gato mu makuru ya BBC na VOA yo ku itariki ya 17 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2019 nyuma gato dukomeza ikiganiro nyirizina cya Diane Rwigara. Umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda Diane Rwigara yandikiye Perezida Paul Kagame amumenyesha umwitwararika atewe n'iyicwa ry'abantu barimwo abarokotse jenoside. Iyo baruwa yanditse mu gihe u Rwanda rukiri mu minsi 100 yo kwibuka jenoside ikaba iherekejwe n'urutonde rw'abantu avuga yuko bahitanywe n'ubwicanyi arega inzego z'umutekano ubwicanyi avuga yuko benshi batubahuka kwiyamiriza. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwagiye buhakana uruhara mu rupfu rwa bamwe mu bo Diane Rwigara yavuze. Muri iyo baruwa yiwe Diane Rwigara yahereye ku rupfu rwa Jean Paul Mwiseneza yari umurinzi w'ibohero namajije impamvu yavuze kuri uyu. Mwiseneza Jean Paul bakundaga kwita Nyamata wishwe urwagashinyaguro bamuciye umutwe ndetse banamuteye ibyuma akaba yarishwe hashize igihe gito tumaze kuvugana yari umucikacumu mu gukingurwa kwe
ukuriye gereza ya Mageragere yavuze amagambo yumvikanisha ko mwise neza yizize, yerekana ko ari nk'igihano bamuhaye. Igihano bamuhaye bande? Uko bigaragara n'inzego z'umutekano. Nashyizeho na liste y'abantu bamaze kwicwa mu buryo bubabaje, ugasanga akenshi barishwe nta perereza rikozwe, umuntu yagira ngo abivuzeho akaba ari uhinduka ikibazo. Uru rutonde rungana gutya rw'abantu bishwe mwabirukuyeho uru rutonde? Nagenganira n'abantu batandukanye, bamwe babazi neza, bazi ibyabaye, abandi nanjye bamwe nari mbazi ku giti cyanjye. Sinatanga amazina y'abantu nagiye mvugana nabo kuko muri iki gihugu bishobora kukugiraho ingaruka zikomeye. Ni nayo mpamvu mvuga ko iyi liste abantu bariho ni bake cyane ugereranyije n'umubare w'abantu bamaze kuvutswa ubuzima. Kugira ngo murinde mwitura umukuru w'igihugu mukavuga muti n'abantu bakomeye bari biri nyuma, hari ibimenyetso mufise bituma mushira mu madri izi nzego? Impamvu ibaruwa nayandikiye umukuru w'igihugu nuko inzego cyangwa imiryango iharanira uburenganzira bw'abacikacumu n'izindi nzego zo muri iki gihugu usanga bakora ku mabwiriza avuye hejuru. Rero niyo mpamvu navuze nti reka mbwire Perezida wa Repubulika, kubera ko niwe ufite ububasha n'ubudahangarwa byamworohera guhagarika izi mpfu za hato na hato mu gihugu cyacu. Ariko rero izi mpfu hari abavuga yuko imvugo yanyu ari imvugo y'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, banegura iby'ubutegetsi bukora kugira ngo gusa bumvikanishe yuko atakintu buriko buramarira abacitse ku icumu, kandi ariko atani gihamya atani bimenyetso bihagije bafise yuko bahitanywe n'izo nzego muvuga. Nkuko mbivuga muri iyi baruwa, guhagarika jenoside, kugirira neza abacikacumu mu buryo bumwe na bumwe, ntabwo biha uburenganzira umuntu ari we wese gushyira iterabwoba ku banyarwanda muri rusange. Nka CNLG ifatiye kuri iri baruwa mwanditse irabarega gupfovya jenoside, ibi navyo akabarega yuko mwebwe ivyo muvuga ari binyoma. Ikintu kitwa kugoreka amateka, gupfobya cyangwa guhakana jenoside yakorewe abatutsi ni ikintu twese twagombye kwamagana no kwirinda. Ni ikintu gikomeretsa umutima, ariko kandi nta gupfobya kwasumba kwambura ubuzima abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Kuba mwubahutse mukandika iri baruwa muri ubu buryo, mubona bamwe batanguye no kunenga bavuga bati Diane Rwigara ibyo avuga harimo ibinyoma, nta mpungenge mufise ko bishobora kubateza ibibazo? Ibibazo byo ntibyabura, ariko n'aba bantu bari kuri iyi liste kandi saba gusa kuko nabivuze hari abandi benshi nabo bari abantu, ku buryo rero guceceka kugira gusa ngo umuntu ntahure n'ibibazo ntabwo ari cyo gisubizo, kuko uko dukomeza guceceka ni nako ibi bintu bikomeza kwiyongera. Nubwo duhatirwa guceceka si cyo gisubizo. Hari umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo aho kugira ngo unigwe n'ijambo wanigwa n'uribwira. Diane Rwigara, umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Turacakomeza rero kugerageza kumva yuko dushobora kuronka abategetsi b'u Rwanda kugira ngo tumve ico bavuga kuri aya majambo ya Diane Rwigara. Nyuma ya mezi arenga 9 avuye muri gereza, umwari Diane Rwigara yarayandikiye ibaruwa ifunguye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ni ibaruwa yahaye za kopi ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bitandukanye, arasaba Perezida gufata ingamba ziboneye zo kwita ku mutekano w'abarokotse jenoside. Muri iyo baruwa Diane Rwigara agaragaza urutonde rw'abantu 40 barokotse jenoside yakorewe abatutsi, akavuga ko bishwe mu buryo butandukanye, ubutabera ntibugaragaze uwabishe. Muri bo harimo na se umubyara Asina Paul Rwigara. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres amaze kubaza Diane Rwigara ibikubiye muri iyo baruwa. Iriya baruwa nayanditse nyuma yo kumenya urupfu rw'umucungagereza witwa Mwiseneza Jean Paul bakundaga kwita Nyamata, akaba yarishwe aciwe umutwe ndetse anatewe ibyuma. Ni umuntu wishwe hashize igihe gito tumaze kuvugana ku mwuka mubi warangwaga muri gereza ya Mageragere, ku buryo abenshi mu bahafungiwe bahakomerekeye. Nahise mfata icyemezo cyo kwandikira Perezida wa Repubulika kubera ko nashakaga kuvuga icyari kindi ku mutima
muri iyo minsi kuko mwise neza ni umuntu twari dusanzwe tuziranye tuganira, kumva iby'urupfu rwe ni ibintu byankoze ku mutima cyane ku buryo iriya baruwa nayanditse ngamije kuvuga icyari kindi ku mutima. Wanditse ugamije kuvuga kuri mwise neza umaze kwitaba Imana kandi mumaze igihe gitoya muvuganya, ariko mwibaruwa yawe washyizemo n'abandi bantu benshi. None kuvuga barokotse kandi abarokotse bakaba bafite ababavugira nkayibuka cyangwa se senerije, wowe ubavugira nk'umunyapolitiki, ubavugira nk'uwarokotse, ubavugira kabuki? Mbavugira nk'umunyarwandakazi kuko ntabwo nemera ko tugomba gukomeza, twagombye gusa kurebera akarengane kari muri iki gihugu tugaceceka. Kuba naravugiye abacikacumu muri iyi baruwa ntabwo nibo nibanzeho, kubera ko twari mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ariko bitavuze ko n'abandi banyarwanda nabo bahura n'ihohoterwa. Kuri nge numva mu nshingano zanjye ari ukuvuga ibi bibazo biri muri iki gihugu cyacu, kandi nta tegeko nishe, ntaho byanditse ko senerije cyangwa ibuka ari bo bonyine bafite uburenganzira bwo kuvugira abacikacumu. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside senerije yaragize ati, kuki wigira umuvugizi w'abacitse ku icumu kandi ukajya gukora ibyo yise gushyigikira ngo ibikorwa bibi by'ubugambanyi ngo kandi bishaka guhungabanya umutekano w'igihugu? Wowe ibyo yavuze abitekerezaho iki? Uwasoma iyi baruwa yo wese yabona ko ibyo Bizimana yavuze ari ikinyoma, kuko nta muri iyi baruwa ndavuga ihohoterwa ry'abantu muri iki gihugu. Niba kuvuga karengane muri iki gihugu cyitwa kugambanira igihugu, donc bivuze ko guceceka ari byo gukunda igihugu. Nkaba ntumva iyo logique, ntabwo numva uko gutekereza. Niba umuntu avuze ku karengane, niba umuntu avugiye umunyarwanda uri gutotezwa, uwo niwe ngo mwanzi w'igihugu. None se uwo ushyigikiye ako karengane niwe ukunda igihugu? Wakunda igihugu te urenganya bene igihugu? Kuko igihugu burya ni abantu. Igihugu ntabwo ari ibiti, ntabwo ari ibikorwa remezo, igihugu ni abantu. Ariko rero na Neftali ahishakiye umunyamabanga mukuru wa Ibuka, nawe yagize ati, ufite amaso ariko ntubona, ndetse yongeraho ati, nta wacitse ku icumu n'umwe wigeze ahohoterwa cyangwa ngo avutswe ubuzima n'abashinzwe umutekano. Ibyo ariko narabivuze muri iyi baruwa nanditse. Nabwiye nyakubahwa perezida wa Repubulika ko impamvu nahisemo kuba ari we ngenera iyi baruwa nuko nzi ko inzego, imiryango nkayibuka senerije byitwa ko biharanira ubutabera bw'abacitse ku icumu, bugaragaza ubwoba bwo kubwiza ukuri ishyaka riri ku butegetsi. N'izindi nzego zose zo muri iki gihugu usanga nyine bakorera ku mabwiriza aturutse hejuru. So ibingibi bavuze ntabwo bintangaje, niko bagombaga kuvuga. Umwari Diane Shima Rwigara mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres. Hagati aho mu kiganiro yahaye ibitangazamakuru byo mu Rwanda, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside Dr Jean Bizimana, nk'uko mwabyumvise, yavuze ko ibyo Diane Rwigara avuga ari ibyo yitwaza ku mpamvu ze bwite, kuko abacitse ku icumu ngo bafite inzego bavugiramo ibibazo byabo n'imiryango yihariye bavugira yibumbiye muri Ibuka. Ubu noneho dukomereje mu kubagezaho ikiganiro kirambuye Diane Rwigara yahaye itangazamakuru. Iyi ni PAX TV IREME News. Jyewe ndi Ntwari John Williams. Murakoze cyane muri iki kiganiro. Bamwe muri mwe mwagiye mushaka ko tugirana interview, ariko ntabwo byashobotse. Nkaba nasanze uyu munsi ari wo munsi mwiza wo kugira ngo tube twaganira. Ariko mbere y'uko ntangira, nagira ngo mbashimire kuko abenshi muri mwe mwatubaye hafi mu bihe bikomeye y'umuryango wanjye twagiye ducamo. Ni ikintu mbashimiye
mbikuye ku mutima. So impamvu nabatumiye rero uyu munsi ndagira ngo mbabwire ku ibaruwa nandikiye Perezida wa Repubulika nyuma y'urupfu rw'umucungagereza witwa Nyamata, bakundaga kumwita Nyamata ariko izina rye ni Mwiseneza Jean Paul. Nkaba nagira ngo babwire ibikubiye muri iyi baruwa. Uyu Mwiseneza Jean Paul sinzi niba mwarumvise iby'urupfu rwe, yishwe atewe ibyuma ndetse bamuca n'umutwe, bakaba baramwishe hashize igihe gito tuvuganye tuganiriye. Ni umuntu twari tuziranye dusanzwe tuganira, bakaba rero baramwishe hashize igihe gito amaze kunganiriza ku mwuka mubi wari mageragere, ku buryo benshi mu mfungwa zaho zakomeretse. Muri ibyo byose byabaga hari imfungwa zahakomerekeye bikomeye. Iyo mpamvu rero akaba ariyo yatumye nandikira Perezida wa Repubulika, kuko kugira ngo uvugane n'umuntu nihashira igihe gito wumve ngo yapfuye urupfu nk'urwo, byatumye nshaka kwandikira Perezida. Sinzi ukuntu navuga, nta nubwo wavuga ngo yajyaga mu bya politike, uretse ko no kujya muri politike bigavuze ko umuntu agomba gucibwa umutwe, ariko we none yari umuntu gusa yakundaga ukuri, ibivugwa yabivugiragaho, ariko nta kuvuga ngo hari ikindi kindi kibyihishe inyuma. Rero akaba ari impamvu nandikiye Perezida wa Repubulika muri iyi baruwa. Rero reka mbabwire ibikubiyemo mu ncamake. Mwiseneza yari umucikacumu wa Jenoside yakorewe Abatutsi, akaba yari yaramaririye, bishe umuryango we wose uretse hasigaye mushiki we. Nawe ubwe yari yuzuye imipanga n'imihoro ahantu hose. Kandi ikibabaje ni uko atari we wa mbere wishwe gutyo kw'agashinyaguro. Hari n'abandi benshi, ariko muri iyi baruwa nibanze ku bacikacumu kubera ko uyu Mwiseneza ni umucikacumu kandi nayanditse mu cyunamo cy'iminsi 100 twibukaga Jenoside yakorewe Abatutsi. So impamvu nahisemo kwandikira Perezida wa Repubulika ni uko imiryango iharanira uburenganzira bw'abacikacumu irimo CNLG na Ibuka, usanga rimwe na rimwe hari ibibazo bimwe na bimwe bibagora gukemura, kuko n'izindi nzego zo muri iki gihugu usanga bafite ubwoba bwo kubwiza kuri ishyaka riri ku butegetsi, ugasanga barakorera ku mabwiriza aturutse hejuru. So muri iyi baruwa donc hari urutonde uretse na Mwiseneza n'abandi bagiye bicwa ku mpamvu zitumvikana. Nkaba nabaza impamvu ubuyobozi bwacu budushishikariza kwibuka twiyubaka, kandi ni ikintu cyumvikana twavuga twiyubaka, ariko se umuntu aziyubaka ate arenganywa, atotezwa, abaho mu bwoba? Biragoye cyane kwiyubaka muri izo kondisiyo. Mu gihe cyo kwibuka n'ibindi bihe dukomeza kuvuga ku bacu baguye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi birakwiye, tugomba kwibuka tukanabaha icyubahiro bakwiye, ariko ukibaza impamvu aka gaciro duha abazize Jenoside, nuko tugomba kukabaha tutagaha abayirokotse cyangwa abandi banyarwanda muri rusange.
tuzakomeza niba tuzakomeza kuvuga abapfuye tudashobora no kuvugira abakiriho. Iyindi ngingo iri muri iyi baruwa ni uko u Rwanda rwakuyeho igihano cy'urupfu, kandi ni ikintu cyiza kuba barakuyeho icyo gihano, ariko noneho ukibaza izi mpfu za hato na hato, niba igihano cy'urupfu cyarakuweho kuko abantu bakomeza kwicwa mu buryo butumvikana. Kandi ikibazo ugasanga abayobozi bakuru aho kugira ngo bamagane ibyo bikorwa, ugasanga barasa nk'ababishyigikiye. Nko mu ijambo Perezida wa Repubulika yavuze i Rubavu Rodime, aho yavuze ko ngo hari ubutabera buzwi bukurikiza amategeko, ariko kandi hari ubundi butabera buri ku ruhande buhariwe abantu bamwe na bamwe, mu gihe hari ubutabera bubiri. Rero ugasanga ari ikibazo, kuko niba Perezida wa Repubulika avuze aya magambo asa nk'ashyigikiye ibi bikorwa, n'abandi bayobozi bamuri munsi usanga nabo babifata nk'icyitegererezo, kuko mu gushyingurwa kwa Mwiseneza, umuyobozi mukuru wa gereza yavuze amagambo yerekana ko yumvikanisha ko Mwiseneza yizize, aho yagize ati ngo ni wowe ugomba kwimenyera umutekano, ugomba kumenya uwo uri we, ukamenya uko witwara, ukamenya ibyo uvuga n'aho ubivugira. Avuga ko ngo n'ibindi byinshi ngo Mwiseneza yazize ukuri kwe. Ikindi kintu kiza muri ibaruwa ni uko hari ikintu twese tugomba kwirinda no kwamagana, gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi mu mvugo cyangwa mu nyandiko. Ibintu byo kugoreka amateka ni ibintu tugomba kwamagana, ariko umuntu akibaza niba hari umupfobya cyangwa guhakana jenoside byasumba kwambura ubuzima abayirokotse. Ikindi mvuga muri iyi baruwa ni uko dushimira abanyarwanda muri rusange, dushimira Perezida wa Repubulika ndetse n'ingabo za FPR Inkotanyi kuba zarahagaritswe jenoside yakorerwaga Abatutsi, kuba zarahagaritse intambara na generali. Ariko kandi ntibaza niba guhagarika ariya mahano ya jenoside aha uburenganzira uwo ari we wese gushyira iterabwoba ku bayarokotse. Abanyarwanda ntibakagombye gukandamizwa n'ababagoye, kuko usanga biro tuva muri situwasiyo aho ntawe wabwira, ntawe waregera, mu gihe abakwiye kuba bakurindira umutekano ari nabo kandi usanga baguhohotera. Iyindi ngingo iri muri iyi baruwa ni uko dukomeza gutunga agatoki umuryango mpuzamahanga kuba ntacyo wakoze mu gihe jenoside yabaga, kandi koko ni ibintu bigayitse cyane. Ariko ikibabaje ni uko nyuma y'imyaka 25 natwe urasanga duhatirwa kwibera ba ntibindeba mu gihe abantu bari guca mu karengane kangana gutya, kandi hagira ubivugaho, hagira uvuga uti ibi ntabwo ari byo, bati ni umwanzi w'igihugu, ntabwo akunda u Rwanda. Ukibaza noneho niba aba batoteza, aba barenganya aribo barukunda. Ntabwo byumvikana, kuko ntabwo wambwira ko ukunda, ntabwo wambwira ko ari ukunda igihugu
kandi igihugu burya ni abantu, igihugu ni abantu, mu gihe ntabwo wakunda kumbwira abantu benganye. Ndangiza iyi baruwa nongera gushimira Perezida wa Repubulika kuba barahagaritse jenoside yakorerwaga Abatutsi, kandi mvuga ko niba barashoboye guhagarika ibintu nka biriya, ubwicanyi nka buriya bw'indengakamere, izi mfu za hato na hato ntabwo arizo zananirana, kuko mu bubasha bwa Perezida wa Repubulika, mu budahangarwa bwe, iki ntabwo ari ikibazo, iki ni ikibazo cyabonerwa umuti mu buryo butagoye, kubera ko hari imiryango myinshi, hari imiryango ibabaye. Akaba ari ibyo urebye biri muri iyi baruwa. So iyi baruwa nayigize ibaruwa ifunguye, open letter mu Cyongereza. Impamvu nagize open letter nuko ubu ntabwo ariko bwa mbere Presidence bayandikiye kuri iki kibazo. Ndayifite hari ibaruwa bayandikiye muri 2005, 2005, izindi banditse 2008. Ntabwo ari njye bayanditse, ni abandi bantu bazanditse, ariko private letters, ntabwo zari ibaruwa zifunguye bavuga kuri iki kibazo, ariko ntabwo ikibazo cy'abacikacumu bicwa, ariko ntacyo babikozeho, aho usanga ikibazo cyaragiye kiyagaramo. Niyo mpamvu rero nahisemo kwandika ibaruwa ifunguye, kandi ntabwo mwise neza, nubwo ariwe natangiriyeho, si we wa mbere. Hari n'undi witwa Muyenzi Tadeyo twakoranaga, bamwe muri mwe muramuzi, nawe w'umucikacumu waburiwe irengero hashize imyaka irenga 2, n'abandi. Hano mfite liste nakoze. So amabaruwa hano hari urutonde rw'abo bantu. Abo bantu rero twashyize ku rutonde, ntabwo byansubira ni bake cyane kompare y'umubare nyawo w'abamaze kubuzwa ubuzima. Ntabwo twabonye umwanya uhagije wo gukusanya amakuru yose. Donc abo dufite hano ni bake kompare y'umubare nyawo, kandi barabizi ko n'ubundi Abanyarwanda ntabwo bagira imiryango yabo igira ubwoba bwo kwiyexprima, donc kubona amakuru ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko twakoze liste hano, amabaruwa ndayafite hano, mushatse nayabaha mukayasoma. Okay, mwakoze cyane kuza muri iki kiganiro. Nise rero mwese mwabonye impapuro, mwese mwabonye amakopi. Nuba twarangiriza, murakoze. Ugiye kureba nanone ku rundi ruhande, cyangwa dukomeje kuri icyo kibazo, ntabwo byaba ari nko gusa naho muhinyuza izindi nzego zifite ububasha zirimo kubikoraho, mugasa naho mwafashe position. Murakoze. So ku kibazo cya mbere, ofete ndumva ikibazo cyawe cya mbere cyenda kumera nk'icya kabiri, kuko uravuze uti RIBE iracyari mu iperereza. Ariko ikitumvikana ni ukuntu urebye kuri urutonde hari abantu bishwe muri abo natangiyeho bishwe muri 1998. Ukibaza niba imyaka kuva 1998 kugeza ubu iryo perereza ritarangira, n'iperereza ritumvikana. Ikindi ni uko reka mvuge par exemple nko kuri Muyenzi Tadeyo, amaze imyaka 2 irenga yari mu irengero, ari umuryango we, ari nanjye ubwanjye. Icyo kibazo twakigejeje kuri RIBE, ariko nabwo baracyari mu iperereza, hashize icyo gihe cyose ngo bakibyigaho.
hari n'andi maka menshi usanga niyo mpamvu hari ako navuze muri iyi baruwa usanga abakagombye kuba bakurikirana ibi bintu. Icyo ni ikibazo cyawe cya kabiri. Wavuze uti ngo bisa nkaho ushaka guhinyuza izindi nzego. Abakagombye kuba bakurikirana iki kibazo nibanza kubacika cumu uko nabivuze, ariko ntibivuze ko hari n'abandi benshi, nuko gusa muri iyi kandi ibanza kubacika cumu kubera bise neza kandi nayanditse turi mu cyunamo ibaruwa cyarangiye ejo d'ailleurs izo 15. Izi nzego zishinzwe kwikurikirana zirimo ibuka, zirimo CNLG, ujya kuzireba ukazigezaho iki kibazo bakakubwira ngo tuzabyiga, umuntu yasubirayo, bati ibyo ntabwo twari. Hari amakaba bakurikirana n'ayandi badafite, usanga badafite ububasha bwo kuzikurikirana. Urwandiko nandikiye Perezida wa Repubulika nahise negerezamo ibintu byinshi, ariko nagira ngo wenda tukubaze mbere y'ubuzima wari wanyuzemo bunyuranye nk'uko watangiye bivuga. Iyi nyandiko urumva ahita guteye ubwoba ko wenda yakongerwa kugeza ibibazo nk'ibyo waba urimo. Reka mbanze musubize wenda. Mvugishije ukuri nta bwoba binteye, kubera ko ibyo mvuga ni ukuri, kandi n'aba ngabo bose mubona kuri iyi liste nabo bari abantu, kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo wima amaraso igihugu imbwa zikayanywera ubusa. Hari uwundi wari ubajije? Murakoze, yitwa Cyprien nandikira igihe.com. Okay, muretse gato Cyprien. Mwagiye mugaragaza murasa naho umuntu abisesenguye yasa naho hari uruhande runaka murimo gutunga urutoki rwaba rwica cyangwa rwaba runyereza aba bantu, kandi nyamara ugiye kureba RIB cyangwa na polisi bakunze kugaragaza yuko bari mu iperereza, ndetse kuri bamwe nta nubwo birarangira cyangwa ntihatangajwe uko bimeze. Ese iki kintu gisa no kugaragaza yuko hari uruhande mutunga urutoki murabihuza mute n'impfu z'aba bantu? Hanyuma ugiye kureba nanone ku rundi ruhande cyangwa dukomeje kuri icyo kibazo, ntabwo byaba ari nko gusa naho muhinyuza izindi nzego zifite ububasha zirimo kubikoraho mugasa naho mwafashe position? Murakoze. Ngo bishwe muri 1998, ukibaza niba kuva 1998 kugeza ubu iryo perereza ritarangira, ni perereza ritumvikana. Ikindi nuko reka mvuge par exemple nko kuri Muyenzi Tadeyo amaze imyaka 2 irenga yaraburiwe irengero, ari umuryango we, ari nanjye ubwanjye. Icyo kibazo twakigejeje kuri RIB, ariko nabwo ngo baracyari mu iperereza, hashize icyo gihe cyose donc ngo bakibyigaho. Hari n'andi maka menshi usanga, niyo mpamvu hari aho navuze muri iyi baruwa usanga abakagombye kuba bakurikirana ibi bintu. Icyo ni ikibazo cyawe cya kabiri. Wavuze uti ngo bisa nkaho nshaka guhinyuza izindi nzego. Abakagombye kuba bakurikirana iki kibazo nibanze kubacika cumu uko nabivuze, ariko ntibivuze yuko hari n'abandi benshi, nuko gusa muri iyi kandi nibanze kubacika cumu kubera bise neza kandi nayanditse turi mu cyunamo ibaruwa cyarangiye ejo d'ailleurs le 15. Izi nzego zishinzwe kubikurikirana zirimo ibuka, zirimo CNLG, ujya kuzireba ukazigezaho iki kibazo bakakubwira ngo tuzabyiga, umuntu yasubirayo, bati ibyo ntabwo twari. Hari amakaba bakurikirana n'ayandi badafite, usanga badafite ububasha bwo kuzikurikirana. So inzego zitwa ko zibishinzwe usanga hari aho batagera,
hari ibyo hari aho baba limite. kugeza naho wafashe pozisiyo y'uko hari abantu runaka babikora cyangwa wabivuze ute? Hari abantu wasubiramo ikibazo ntabwo numvise neza. kugeza naho wari pozisiyo usa naho wafashe y'uko hari abantu runaka baba ndavuga nti mu ibaruwa usesenguye neza biragaragara yuko usa n'umuntu wafashe pozisiyo runaka y'abantu utunga urutoki baba bakora aya mahano we urimo kuvuga muri iyi baruwa urabihuza ute n'ibyo ngibyo wanditse kuba hari pozisiyo wafashe urimo urabihuza ute? Ntabwo ari uko ngo ni pozisiyo nafashe, namwe mwese sinjye gusa, hari ukuntu umuntu aba azi ibintu wenda diferanse yanjye hano n'abandi ni uko ngewe wenda mbivugiye ku mugaragaro ariko n'abandi benshi barabizi. So ntabwo ari ukuvuga ngo ni pozisiyo nafashe ahubwo niko ibintu bimeze. Yego. Nitwa Michael Zolimana, umwanditsi wa Express News. Muri none turi ku ipaji ya kabiri ku gika cya kabiri. Ufite ikinyarwanda cyangwa icyo? Ku gika cya kabiri aho mugaragaza yuko Never Again yarimo kuzatangaza abanyamahanga. Bigaragara yuko iyo usomye ugasesengura bisa nkaho ibiri kubu bimeze nk'ibyambere. Oya. Situasiyo wenda ushobora kuba nabisomye nabi ariko reka dusome. Yes. Bavuga ngo nyakubahwa nari nzi ko Never Again bizongera ukundi, bivuze ko nta maraso y'umunyarwanda azongera gupfa kumeneka, cyangwa byaba ari imvugo nziza igenewe kurangaza abanyamahanga. Hano bakaba babajije kuko bigaragara ubuzima bw'abanyarwanda nta gaciro bufite. Ndagira ngo mubidusobanura neza, ntabwo numvise bimeze nk'aho mugaragaza ko buryo bimeze nk'uko byari bimeze mbere. Oya, ntabwo ari cyo nashatse kuvuga. Ntabwo jenoside yakorewe abatutsi wayigereranya n'ikintu icyo ari cyo cyose. Nibwo bwicanyi kuri iyi si bwabaye. Mfite umuntu w'inshuti bigeze kuvuga ngo isi ishobora no kurangira nta bundi bwicanyi nka buriya bwongeye kuba. So no, ntabwo nashatse kubihuza, ahubwo navuze ko Never Again, ngewe uko mbyumva Never Again ntibizongere ukundi, byagombye kuvuga ko nta maraso y'umunyarwanda azongera gupfa kumeneka. Ntabwo bivuze yuko ibiba uyu munsi ngo bimeze nk'ibyabaye muri 1994. No, gusa ntabwo abantu bakagombye gukomeza, ntabwo abantu bagombye gupfa, ntabwo bakagombye gupfa. Amaraso y'umunyarwanda ntabwo yakagombye kumeneka, gupfa kumeneka, kuko amenetse arahagije. Iyo umuntu abyumvise gutyo, iyo jenoside uko tuyizi ni yabayeho bashyiriwe na leta, igice kimwe cyica abandi banyarwanda. Niyo mpamvu ndi kwibaza aho bihurira ni statement ngo jenoside yarabaye, igice kimwe cyica abandi banyarwanda. Yes. None ikibazo cyawe kikaba ikihe? Aho bihurira ni statement. Aho bihuriye ni statement, reka nongere nyisobanure, wenda sorry niba nisubiyemo. Jenoside ya 1994 yarabaye, sibyo? Ngewe icyo nashatse kuvuga hano nuko nyuma y'ibyabaye nta maraso yakagombye kongera kumeneka, kuko ayamenetse arahagije. Yaba umuntu umwe, yaba bibaba, wenda hano hakize urutonde rw'abantu batari benshi, batari n'abake, ariko niyo yaba umwe gusa, ntabwo bikwiye. Hari undi ufite ikibazo? Freelance writer,
I would like to have a summary of this letter in English, and then you could tell us if you verified these cases you mentioned in the letter, the names, with authorities, to cross-check with the official versions, because as we know, some of the individuals I've seen, like the Shagas, the policeman, there's a version we have. So have you cross-checked with authorities to try and confirm the allegations you make in this letter are different from the official versions? Yes, I did cross-check, and sometimes if you look at these cases, there's a version that is given by the police, but then there's another version. So I try to find out the real version. And in case of Gashagaza, what I wrote was that he was found in his car with cable cords or TV cords around his neck. He was strangled. And but that has also been, in this case, it has also been the police version, that he was found in his car, strangled. Some cases here, you have the police version and then you have another version. But in the case of Gashagaza, he was. I wrote what was actually in the state newspapers, which was that he was found with cords around his neck. Did I answer your question, or? Yes, but what evidence are you basing on to confirm these cases you mentioned? Did you do some research? You have wanted reports. What evidence are you basing on to confirm these cases? Yes, I did some research. I talked to different people, and I made sure that what I was presenting. I'm sorry if I can't talk about my sources, about all my sources. Some of this is public knowledge. Some of these cases. Let's take Asieri Kabir, who was killed in 2000, March 5th, 2000. He was shot. Shot while going to his house, at the gate of his house. That's public knowledge, and it has been reported as such in all newspapers, including state newspapers. So some of it is backed by the government, and some other information, some other versions are not. They're not the versions given by the state. So I had to talk to different people, including, unfortunately, you know our country, I can't say the names. I can't give out the names, I can't, but these are accurate information. Just on the same, are you accusing anybody? Who are you accusing of this crime? The government? Do you have a finger pointed on someone responsible for this matter? Well, I think just by reading this letter and by reading about these cases I'm talking about, you can deduct yourself who I think is behind all these murders. Just by reading the letter and by looking at all these cases, all these people, if you look at the way they died, they were either shot, strangled, beheaded, or stabbed. All of them, and most of them, if you look at the cases, they were all stabbed in the head, you know, and others, few of them were kidnapped. Some were kidnapped from Uganda, others were kidnapped from Burundi. So they seem to have died in the same way. So it looks like it's the same people doing it. And the fact that this problem has been, I'm not the first person talking about this, like I said. People have written to the president before about such cases, but nothing has been done about it.
the difference between these letters and their letters, I have some here, is their letters are private. This one is open. Nari mfite ibibazo bitatu ariko bikagire yabibajije no bw'icyongereza cyane ari bikemugiye numvamo duke duke. Icya mbere kwa kubaza iyi raporo mwasohoye urutonde rw'abantu bishwe, nashaka kubabaza niba ari research mwakoze cyangwa se niba ari raporo za leta mwifashishije, ariko nabishe musubiza akagire mu bwito knowledge. Oya, ntabwo aricyo nashatse kuvuga. Sorry, maybe I didn't express myself right. Okay. Ngira ngo menye bari research mwakoze cyangwa mwifashishije iki, niba ari maraporo kandi musubize neza muri Rwanda. Hanyuma ikindi nashaka kubaza ubu bwicanyi bwakorewe aba bantu nyine ubwicanyi bubi ntabwo ari bwiza bwakorewe urutonde mwasohoye murabwatirwa kuri ACSK bwatirwe ni Kagame cyangwa ni FPR Inkotanyi, aho mudusobanurire neza mu buryo buziguye nta kwicisha hirya no hino. Hanyuma ikindi cya gatatu urutonde mwasohoye rw'abantu bapfuye n'ababuri birengeye ku nyanja, dukurikije ibyo twumva, nabona imibare ari mike cyane. Noneho nkibaza mfite kumwamufashe initiative yo kubikora, Human Rights Watch yarabikoze yerekana n'amafoto, igenda yerekana n'uburyo bishwiye n'inzira byagiye binyuramo, ariko barabahambirije ntibaraye ku butaka bw'u Rwanda bahise babasezerera ako kanya. None mwebwe mwishingikirije kuki mujya gusohora? Hanyuma se nyuma y'ibi ni iki kizakurikiraho? Isi ubundi ibi musohoye uru rutonde ngiye sindi kumva n'icyo bije kumara, ntabwo ndi gusobanukirwa neza, udusobanura icyo bizamara, kuko sinumva iryo jwi ryanyu aho rizagera kugira ngo bigire umumaro bitewe n'abakoze ubu bwicanyi numara kumbwira bari murakoze. So ndimo nsubiza akagire navuze ngo public knowledge, maybe ntabwo ni exprime neza bihagije. Iyo mvuze public knowledge nashatse kuvuga yuko nko mu maka yarimo mbaza nk'abagashagazabo, public knowledge I meant ntabwo ari ibiganiro by'abantu, ni ibintu byasohotse mu binyamakuru bizwi nk'akaya gashagaza no mu gihe irimo dayeri ko bamusanze yanizwe n'imigozi. That's what I meant by public knowledge. Sorry, I did not express myself right. Donc bimwe ni ibintu umuntu biri mu binyamakuru yino mu gihugu cyacu, nk'ika ya Rwabukamba aho mvuga ko hari bamwishe hashize igihe gito atanze interview, iyo interview narayisomye. Ku yandi maka hari abantu babizi neza navuga bari hafi y'aba bantu bihagije, bari babazi bihagije ku buryo bamenye ibyabaye. Ikindi wambajije ngo yes, no muri iyi raporo no muri aba bantu ndabivuga mvuga yuko kompare y'abamaze kwicwa aba ni bake cyane. Niyo mpamvu hamwe nk'abanyamakuru donc ntabwo ari njyenyine, ntabwo ariko urebye ntabwo ariko kazi kanjye. Impamvu nabikozeho nuko mu nyumve neza nuko usanga bitavugwa, nta muntu ubivuga kandi bihari. Nkaba mvuga nti nk'itangazamakuru nibyo ryagombye gucukumbura ayo makuru, gukomeza kumenya iby'aba bantu. Agnes, uranyumvise ko nawe wafatira aha nk'umunyamakuru ukongeramo abandi kuko nawe urabazi sisiri kuko nkuko yavuze Human Rights Watch koko yabikozeho igira ikibazo, ariko ntabwo seba parce que umuntu agize ikibazo yakoze ku kintu ko tugomba guhagarikiraho. Urakomeza nawe ugakora ibyo ushoboye, byakwanga ntihasabura abandi bazakomeza.
ariko ntabwo uhagarikira aho ngo kuko ngo abandi bapakije bakava mu gihugu. wowe ntabwo ufite kuri kubikora ku butaka bw'u Rwanda bo barabirukanye ari abanyamahanga none mwebwe murumva mufitiye porojegisiyo kugira ngo ibi bintu bihagarare nk'umucanga. Reka umenya hari umuntu nigeze gusubizaho kuri icyo kibazo umbajije, reka baravuga ngo sinabivuga gute ngo n'inyange zirapfa nkanswe ibyiyoni, abamaze kuvuzwa ubuzima muri iki gihugu kandi ari abantu bagaragara uretse no muri ibi bihe na mbere, nabo ni abantu n'aba bari kuri liste, nuko twikunda umuntu akumva hari ko we ari so special, but no, we all twese tuba amaraso amwe, turi kimwe, niyo mpamvu tugomba kuvuganirana niba kimwe kuko niba ncecetse uyu munsi nanjye nibingeraho se ninde uzamvugira. Merci. Okay. Je m'appelle Thomas, je suis journaliste de d'Afrique. Pendant la génocide, parmi les outils de Tutsi, maintenant tu mentionnais les noms des rescapés qui ont été tués. Précisez. Qui tue ces personnes que tu as mentionnées? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Juste si vous lisez ma lettre, j'en ai pas besoin de pointer le doigt. C'est assez clair. C'est assez clair qui est derrière ces meurtres. Et je ne suis pas en train de comparer ça au génocide contre les Tutsis de 1994. Non, je ne suis pas du tout en train de comparer. Je parle juste du fait que c'est très très dommage qu'après ce qui est arrivé au Rwanda, après le fait que, après le peu de gens qui ont survécu le génocide contre les Tutsis en 1994, c'est une abomination de tuer, c'est une abomination de tuer les survivants. Et c'est pas seulement les survivants, je me suis focalisée sur les survivants, mais il y a aussi d'autres Rwandais, qui perdent la vie dans des circonstances assez troublantes. Mais je me suis focalisée sur les rescapés parce que Miseneza a été un rescapé, et puis j'ai écrit la lettre, comme je l'ai dit, pendant les 100 jours de deuil, de commémoration. Donc pour répondre à ta question, je ne suis pas du tout en train de comparer ce qui arrive maintenant au génocide des Tutsis de 1994. Je parle juste du fait que c'est très dommage, je me répète, désolée, c'est très dommage de survivre à quelque chose de si affreux comme le génocide et puis de mourir après par balle ou par strangulation ou par... ouais, c'est dommage. Enfin, c'est plus que dommage. Dommage n'est pas le mot exact, mais je pense que tu me comprends. bigaragara yuko mwongeye kuvuga nyuma y'ibi ngibi nimutagira igisubizo mubona ni kimwe mwiteguye gukora kuko abenshi barabivuga ariko bikarangira mwebwe ni kimwe mwiteguye gukora nyuma yo kwandika urwandiko mukabona nta gisubizo murakurikiza iki? Reka tubanze turebe niba koko nta gisubizo. Sinshaka ntabwo nshaka kuvuga ko kuko nta kizavamo, reka turebe, duhe inzego za leta zirimo na perezidansi igihe igisubizo nikitaboneka ubwo nzabagezaho ikizakurikira. Murakoze. Yitwaje aho umunyantwari mbera the profile utaratabyo Diane umunyapolitiki utavuga mu butegetsi, hanyuma ukagaragaza ko tugarutse kuri uriya mucungagereza abari we twibanaho cyane, uragaragaza ko mwari muziranye yo gufungurwa mugakunda no kuvugana cyane, kanongera ugatunga urutoki ko utegetse buriya bushobora kuba aribwo bwamwivuganye. Nkibaza ni ayahe mabanga yari amaze kumenya yawe nk'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi
ku buryo ashobora kuba yarishwe ruriya rupfu rujya no kumera n'ubwo abakoze jenoside bakoreshaga atemaguye, kuko niba ari na leta uvuga yo ifite n'isasu yarasa umuntu, ariko kuvuga ngo yamutemaguye ukahisa nk'aho wibishinja ayo mabanga angana iki, ni mabanga ki, ku buryo wayatubwira twebwe tukamenya ngo yazize ukuri, nk'uko uvuze ngo umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe itumanaho n'abarwayi yavuze ko yazize ukuri. Hanyuma tugarutse kuri ingingo cyumvikanye, cyumvikanye, tugarutse noneho kuvuga ko abazize jenoside bamaze gupfa bo bitaweho kuruta abari. Hari ingero nyinshi zigaragaza ko mu by'ukuri abarokotse jenoside bitaweho. Akizi kese z'impfu z'abarokotse jenoside zimwe ugenda umasiyona ukahita ugaragaza nanone ukajeneraliza ukavuga ko batitaweho namba ugereranyije n'abazize jenoside. Ibi ngibi ntibyabyara icyaha cyo gupfobya jenoside muri make. Urakoze kumbaza iki kibazo cya mbere. Wenda ntabwo nagisobanuye koko bihagije, umbaza amabanga wenda nari mfitanye na Nyamata namwise neza. Igitangaje ikinababaje ni uko ntayo. Niyo mpamvu urupfu rwe rwa ça m'a tellement choqué, kuko nta kintu twaganiraga gihambaye ku buryo umuntu yagombye kukizira, uretse yuko nta n'uwagombye kuzira. Niyo twaganira ibihambaye se muranyu icyo nshaka kuvuga, niyo twaganira ibihambaye ntabwo bivuze ko umuntu yagombye kwicwa urupfu nk'uru nguru. Ariko noneho we no pas du tout, nta kintu, kandi ibintu bijya bivugiragaho ntugire ngo ni wa wundi wo guhishahisha ibintu, nta kintu gihambaye twigeze tuganira. Niyo mpamvu bitumvikana ukuntu umuntu yakwicwa uru rupfu, noneho mu kumushyingura bakavuga ngo yizize, ngo yagogombye kumenya ibyo avuga n'aho abivugira n'ibindi. Kandi ni nacyo kibazo urebye kiri mu gihugu cyacu, aho umuntu apfa, aho umuntu yicwa, tugenda tugira iyo reflex yo kuvuga ngo azize iki, yakoze iki. Ese ni iki umuntu yakora cyatuma yicwa ubundi? Inkiko se zimaze iki? Kuko usanga izo reaction tugira ari nazo zituma umuntu yumva ngo wenda uriya koko ngo yazize ko wenda yaraziranye na Diane cyangwa n'undi muntu cyangwa baganiraga. Ariko hari abandi benshi hano bo bazize iki? Nta excuse ihari yo kwica umuntu. Ntabwo mu gihe utamushyize kuri iyi si nta n'uburenganzira ufite bwo kwimukuraho. Ikindi kibazo cyawe urambaje niba ntari gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, kuko navuze ko ngo abacikacumu batitaweho ugereranyije n'abapfuye. Uko context nabivuzemo, hari naho nabikoresheje, aho navuze nti guhakana cyangwa gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi ni ibintu tugomba kwamagana no kwirinda. Kandi reka mbabwire, ni ikintu kubyumva mu mvugo no mu nyandiko ni ikintu gikomeretsa umutima umuntu ari we wese uzi ibyabaye muri iki gihugu. Ariko none se tushyize mu gaciro, gupfobya kurenze kwica umucikacumu nuko dukoresheje dukize muri logique. Ndumva nta ikintu bambajije ngo hari abacikacumu bitaweho. Nibyo, hari amaporogaramu, wenda ibi ntabyo nashyize muri leta, urakoze kubivugaho. Hari gahunda zagiye zishyirwaho zo kubafasha, nibyo koko zirahari izo gahunda. Ariko nashyizemo nk'uyu mudamu Serafina wari ukuriye Agahozo, iri association des veuves du génocide contre les Tutsis, nawe wishwe dans les années 2000, namushyizemo. Wenda ibyo ntabwo nigeze mbishyira muri iyi baruwa, ntabwo nagiye mu bintu byinshi cyane. Ariko yes, nubwo hari izo porogaramu zose,
ni nk'ibyo navuze nti esiko guhagarika jenoside biha umuntu uburenganzira bwo gushyira iterabwoba ku banyarwanda. None se niba hari porogaramu kuko zifasha abo bacikacumu biha uburenganzira abo babafasha gusubira inyuma noneho bakagenda bagahohotera abandi? Ndumva ari uko nagusubiza. murakoze nitwa Theogene nkora ikinyamakuru Ukwezi. Nkurikije abantu bagivugaho bigaragara ko utizeye inzego zanzwe tujya mu manza nyinshi mu nkiko zitandukanye kugera kuva mu rukiko rw'ibanze kugera mu rukiko rw'ikirenga aho gukurikirana ibyaha by'ubwicanyi. U Rwanda nta gace cy'igihugu cyonyine kibamo ubwicanyi, kandi ntabwo ibihugu byose biba mu bwicanyi bivuga ko biba byakozwe na leta cyangwa se bishyigikiwe na leta. Ndetse nko muri Afurika nk'igihugu tuzi kibamo ubwicanyi cyane nka South Africa nta kibazo cya jenoside cyabayemo. Hari ibibazo no mu bantu bavuze, ese wizeye neza ko wakoze ubushakashatsi ureba ko nta bahamwe n'ibyaha byo kwica abo bantu, ntabo inzego z'ubugenzacyaha zashyikirije ubutabera nabo ugakora akazi kabwo, hakaba hari n'abantu bafungiwe icyaha cyo kwica abo bantu? Urabizi neza ko mu bavuze bose nta cyagaragajwe cy'uburyo bapfuye. Ikindi niyo hatagaragara ababishe, kuko ntabwo wenda nshaka kwinjira mu kazi k'inzego z'ubugenzacyaha, ariko ntabwo ari Imana. Ashobora gukora iperereza, hari n'ibyaha tuba twumva ukusanga icyaha havumbuwe uwakoze icyaha nyuma y'imyaka 200 cyangwa nyuma y'imyaka 100. Kuba iperereza ritaragaragaza uwishe umuntu bigaragaza ko ukora iperereza yari amuzi cyangwa se yabigizemo uruhare. Kuki aba bantu bishwe hataba wenda warabanje kugendera kuri raporo cyangwa se kuri facts zigaragaza icyo inzego zibishinzwe zagaragaje ku rupfu rwabo? Byibuze ngo nugaragaza ko kanaka yishwe n'abo uvuga noneho tubibashinje. Yes, c'est vrai, ibihugu byose bigira ubwicanyi, habamo ubwicanyi no mu gihugu cyacu. Ntabwo hari ubwicanyi bundi bubamo. Niyo mpamvu iyo ugiye mu nkiko, iyo ari ibintu civile, abaturage hagati yabo nta kibazo, ubutabera buraboneka. Ariko iyo hari ibindi bintu bibyihishe inyuma, usanga ubwo butabera uvuga ntabwo, ahubwo hagira ubivuzeho akaba ari uhinduka ikibazo. Yese no muri bindi bihugu byose nka South Africa wavuze hari ubwo bwicanyi burahari, ariko ikibazo mu gihugu cyacu ni uko hari abicwa bakicwa mu buryo butumvikana. Nako bwumvikana nuko tutaba dushaka kwerura, maze abitwa ko bakagombye guperereza ngo bamenye bahane ababikoze, ugasanga nabo barifashe ku mpamvu bo ubwabo bazi. Kandi uravuze uti hari igihe iperereza rimara igihe, ariko ntabwo byumvikana ukuntu aya maka yose navuze, kandi hari n'ayandi koko aba ni bake cyane ukuntu bagiperereza iki gihe cyose. Ntabwo hari n'igihe yego bavuga ngo babonye umuntu wabikoze, ariko ugasanga ari nk'ikinamico, bashaka gusa nko kwikiza public. Ndumva ari icyo nagusubiza. Ndumva twarangije. Hari undi ufite ikibazo? Ni akabazo gatoya nagira ngo dusobanure kuri uru rwandiko. Ubonye inzandiko nge nzi ko ujya kwandikira umuntu urambwira uti wenda ndamenyesha iki n'iki cyangwa ndabaza cyangwa n'iki. Uru rwandiko nayobewe perezida waramusabaga, waramumenyeshaga,
tweza gusaba waje kwandikaho gusaba cyangwa kumenyesha ya niko kantu nashaka kugira ngo nsobanure ni byose naramumenyeshaga nkanamusaba all of the above sinjye gusa hari ukuntu umuntu aba azi ibintu wenda diferanse yanjye hano n'abandi ni uko ngewe wenda bivugiye ku mugaragaro ariko n'abandi benshi barabizi so ntabwo ari ukubona pozisiyo nafasha ahubwo niko ibintu bimeze you.